twita muri iminsi yabaye X naho kuri ubu ngubu Radio Distro hari turi kumwe rero na Safari Rutagengwa nkuko nabibabwiye. Safari Rutagengwa tubahaye ikaze muri studio za TV10. Karibu. Mwakoze cyane kudutumira. Ni byiza cyane kubana namwe. Ni byinshi cyane muri butwungure n'ubumenyi buhagije muri bugende muduha abantu bari kubyumva, ibyuma biri kuvuga n'ibyuma byo kwa muganga. Turaza kwerekana ukuntu ubuzima rwose bushobora kuramirwa. Twagiriwe umugisha kandi wo kuba turi kumwe n'umuganga Divine Uwizeye. Tubahaye ikaze muri studio za TV10. Mwakoze cyane. Ni byiza cyane kubana namwe. Ni byiza kubana namwe. Turi mu kiganiro ahanini kiri buganire ku butabazi bw'ibanze nuko butangwa. Ubundi Safari Rutagengwa nk'umuntu ufite ikigo gitanga ubutabazi bw'ibanze, ubutabazi bw'ibanze ni ukubera iki byibuza buri muntu akwiriye kuba hari ubumenyi afite mu gutanga ubutabazi bw'ibanze? Murakoze cyane. Tubanje kubashimira muri iki kiganiro cyiza mwadutumiyemo. Yego. Reka nongere njyaho n'ibyuma byo kwa muganga byari birimo bidusakurizamo gatoya. Yego. Icyo navugaga ndabashimiye cyane. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro mwadutumiyemo uyu munsi kugira ngo dufashe abanyarwanda n'igihugu cyose muri rusange gusobanukirwa ubutabazi bwihuse. Ntabwo tuvuga ubutabazi bw'ibanze kuko ubutabazi dukora buri advanced, tubyita muri rusange mu ubutabazi bwihuse. Kuko iyo tuvuga ubutabazi bw'ibanze ni ubutabazi bukeneye utuntu dutoya. Baraza kubereka mu kanya igikoreshwa muri bwa butabazi bw'ibanze. Umuntu agize ikibazo ashobora kuba arimo ahata ikintu akitema, ashobora kuba ari mu kigo runaka akagira ikibazo cyo mu mutwe akarwara umutwe. Ibyo byose haba hari ibintu byabugenewe bigomba gukoreshwa ako kanya kugira ngo wa muntu babashe kurengera bwa buzima bwe. Ariko none iyo tugiye mu buryo burambuye bw'ubutabazi bwihuse tuba tugiye ni ikintu kinini cyane. Ntabwo ari ka kantu gato twita ngo ni ukuba ufite ka first aid kit kari hariya, ahubwo bisaba ibintu byinshi cyane ku buryo hazamo ni naho haziramo ambulance. Haziramo ambulance kuko hatari ambulance ikenerwa cya gihe bwa butabazi bw'ibanze bwanze, noneho abaganga bagahita bafata wa muntu wagize ikibazo bakamujyana ku bitaro biteganyijwe ko wa muntu agomba kujyanwaho. Ni ibintu byose bifite process, ngira ngo turaza kubisobanura mu buryo burebure. Ariko mu by'ukuri ikintu cya mbere, ubutabazi bw'ibanze ni ikintu cya mbere gishobora gukiza amagara y'abantu. Ni ikintu gishobora gukiza amagara y'umuntu wari ugiye kwitaba Imana, ariko yabona bwa butabazi bw'ibanze bukabasha kuba yagaruka muri bwa buzima bwe nta kibazo atagiye no kwa muganga, kuko hari ibigomba gukorwa. Turaza kubisobanura mu kanya. Rero igihugu cyacu nk'u Rwanda nk'uko mubibona turi mu iterambere ryihuse. Dufite ibikorwa remezo birimo abantu benshi, ahantu hagendera abantu benshi. Dufite ibitaro byo murabyumva ko haba hari abaganga, ngira ngo nta n'ikibazo cyaba cyane. Ariko noneho y'amazu manini, turavuga amahoteli, turavuga amasoko, turavuga amasantere komerisiyare, amamoro bavuga mu cyongereza ngo ni moro, ariko ni santere komerisiyare mu rurimi rw'igifaransa. So aho hantu hose hari amazu yakira abantu benshi, hagomba kuba hari ibikoresho by'ibanze mu gutanga bwa butabazi bwihuse, ndetse hakaba hari na ba bantu basobanukiwe, bari trained neza, well trained, kugira ngo babashe kwakira ba bantu bazabasanga hari ikibazo bashoboye kuba bagira mu butabazi. Yego Safa, urakoze cyane. Urano dusobanurira utubwira ukuntu ubutabazi bw'ibanze ari ikintu gikomeye cyane mu kuramira amagara
umuntu ashobora kugira ikibazo akajya kugera kwa muganga byarangiye, nyamara hari ikintu yagakwiriye kuba yagakorewe ari kuri tere aho yagiriye ikibazo, ubuzima bwe bukaba bwaramirwa. Reka twinjire mu butabazi ubu bwihuse nk'uko uri kubyita. Ni ubuhe bwoko bw'ubutabazi bwihuse nibura buri muntu akwiriye kubuzi? Akwiriye kubazi. Hari ababyeyi bafite abana, hari ahantu ku kazi, hari abayobozi, hari n'abakozi. Niki kintu cy'ingenzi umuntu akwiriye kumenya ku buryo byamufasha kuba yaramira ubuzima bw'umuntu ugize ikibazo? urakoze cyane. Ubutabazi bw'ibanze cyangwa ubutabazi bwihuse bukorerwa buri muntu uwo ari we wese, kuko nta muntu udashobora kugira ikibazo. Dushobora kuba turi n'aha ngaha, ubwanjye nkagira ikibazo nkumva umutwe umereye nabi, ukabona ngize igihunga nikubise hasi. Icyo gihe iyo hatari abantu bazobereye mu gutanga bwa butabazi bw'ibanze cyangwa babikoreyemo amahugurwa, icyo gihe kugira ngo bamenye byonyine no guhamagara ambulance kugira ngo izijyane kwa muganga ni ikibazo. Ni ukuvuga rero ngo tubwirijwe, ni itegeko, nta nubwo ari amabwiriza nk'uko benshi babyita. Ni itegeko ubutabazi bw'ibanze ko bugomba gutangwa mu bigo byakira abantu benshi. Ni ukuvuga ngo reka mvuge muri ya mazu nahoze mvuga. Ubundi itegeko rivuga ko muri iyo nzu hagomba kuba harimo icyumba bita medical room. Iyo medical room igomba kuba irimo umunasi cyangwa umuntu wese wahuguriwe mu gutanga bwa butabazi bw'ibanze, ndetse hari n'abandi bakoze training, nazo turaza kuzigarukaho nyuma. Noneho igihe harimo ibikoresho rero tugiye kuvuga, hari ibikoresho bigomba kuba biri muri cya cyumba twise medical room. Ibyo bikoresho ni nka babyita emergency bag ibirimo ibintu byose, baraza kubibereka mu kanya. Ibirimo ibintu byose by'ibanze bitanga bwa butabazi bwihuse. Ni ukuvuga ngo hari icyitwa defibrillator, ngira ngo araza kubibabwira muganga mu kanya basobanurire icyo defibrillator ikora. Hagomba kuba harimo first aid kit. First aid kit ntabwo ari defibrillator gusa, ahubwo ni boîte irimo buri kimwe cyose gishobora kwifashishwa igihe hari umurwayi ubonetse cyangwa se umuntu ugize ikibazo muri za nyubako. Niyo mpamvu abantu bose, cyane nk'igihugu cyacu kiri kujya mu iterambere rikomeye kandi ryihuse, ko tugomba kuba dufite ibyo bikoresho muri ya mazu navuze haruguru, kugira ngo tubashe kurengera amagara y'Abanyarwanda. Ngira ngo biravugwa cyane. Wenda uri kumbwira unyereka kuri kiriya gikapu kirimo ibikoresho by'ibanze bikenerwa ku buryo umuntu akwiriye kuba abiganiraho. Igikapu turakibona, turacyegereye hano. Wenda uragenda utwereka iki ni igikapu bwoko ki, gifitemo ibihe bikoresho by'umuntu akeneye ku buryo akwiriye kumenya ubumenyi bwo kuba yatabara ubuzima bw'abantu. Njyewe ndatangira ku bintu byoroshye bigomba kuba biri muri medical room, muri za nyubako zakira abantu benshi. Aha ngaha turimo turahabona defibrillator. Bahagarare kuri runo ruhande. Iyi bayita defibrillator cyangwa defibrillator. Iyi ngiyi iri mu mwanya w'umuganga. Ni ukuvuga ngo irakugida, ikakubwira icyo ugomba gukorera wa muntu utegereje yuko abaganga bahagera kugira ngo barengere bwa buzima bw'abantu, cyangwa se bafate umuntu mutware kwa muganga. Iyi ni defibrillator, kugira ngo muganga araza kubiyabereka mu kanya. Hanyuma iyi bayita monitor. Iyi ni monitor igendanwa. Monitor ubwo ni nka ekara itanga amakuru, itanga amakuru ya wa murwayi bamupimye bareba. Defibrillator n'indi bayikwambika ikiba kikwambika ku kaboko. Ngira ngo muganga araza kubigusobanurira neza, kandi ko ngiye mbigusobanura urabibona. Ngira ngo kwa muganga n'ibingi byose murabibona. Kwa kundi haba harimo utuntu tumeze nk'ama waves twerekana ukuntu umuntu. Urabona ko ifite icyo gupima pressure, ikiriho bagishyira ku kaboko, hanyuma igahita ikwereka
cya kibazo ahantu kiri Yego. noneho gutanga ya makuru meza kugira ngo wa muntu abashe kwitabwaho. yego yego Hanyuma nk'uko mubibona iyi ngiyi ni first aid kit harimo ibintu byose muganga araza kubivuga imiti araza kwisobanura kuko ntabwo ariyo domaine yanjye gusobanura imiti hari abaganga baza kwisobanura iyi ni yo bayita first aid kit urabona ko harimo imiti yose y'ingeri zose. Hanyuma iki gikapu mubona ahangaha yego yego bayita emergency bag. Emergency bag irimo buri kimwe cyose, yego ni ukuvuga ngo ni nk'ibitaro bigenda ariko byifashishwa muri bwa butabazi bwihuse kugira ngo ubashe kugeza umurwayi kwa muganga atageze gute atahungabanya. Harimo za serumu, harimo ibintu byinshi cyane, harimo za handbag, harimo ibintu byinshi cyane muganga araza kubibasobanurira mu buryo buri tekinike. So ibi bintu byose icyo nkweretse iyi emergency bag, first aid kit na defibrillator, iyi monitor, yego iyi ngira ngo urayizi ko ipima nani pressure. Ibi ni ibintu byose bigomba kuba biri muri medical room ahantu hakirirwa abantu benshi kugira ngo bibashe gutabara bwa buzima bwabo. hari akaga gashobora kuba ku muntu mu gihe hashobora kubaramo kimwe muri ibi bikoresho umuntu akaba yahaburira ubuzima cyane reka nkubwire buriya ubutabazi bwihuse cyangwa ubutabazi bw'ibanze iyo butabasha kuboneka mu masegonda 15 yego umuntu ashobora kubura ubuzima bwe. Ariko iyo tubashije kuba dufite medical room yego ahantu hakirirwa abantu benshi tukaba dufite defibrillator dufite n'iyi miti yose mubona yego rwose icyo gihe abantu baba bari safe. Ibindi ndagira ngo muganga aze kwibasobanura mu buryo buri tekinike. yego muganga aradufasha mu kanya gusobanura mu buryo buri tekinike ariko iyo witegereje ukareba ukuntu bimeze muri iki gihe ukareba abaturage ubona bari bwagere ku kigero cyo kumva ko bakeneye kuba bafite ubumenyi ku gutabara by'ibanze. Ubibona ute ababyeyi bafite abana bashobora kugira ikibazo, abakoresha bafite abakozi, bimeze bite mu bisesengura gute ku bijyanye n'icyo kintu? Reka rero nkubwire ngira ngo igihugu cyacu kiragutse yego ndetse dufite n'umuyobozi usobanukiwe ku buryo buri kimwe cyose yagihaye umurongo. yego ubu rero ngira ngo muhora mubibona haba polisi y'igihugu ishami rishinzwe kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro no gutanga ubutabazi bw'ibanze bahora bari mu bigo ariko rimwe na rimwe baba bigisha ibintu byo kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro. Hanyuma RDB ikabwiriza ya mazu yose nababwiye ko igomba kuba ifite biriya bikoresho maze kubabwira muri ya mazu kugira ngo hatazagira umuntu uza basanga cyangwa se urimo akoramo yego waba arimo akoramo ushobora kugira ikibazo. Niyo mpamvu igihugu cyacu kigerageza mu buryo bwo kubungabunga amagara y'abantu cyane bagurira abantu kugira ngo bakore za training institutions zose zigire ubumenyi buhagije. Reka tujye ku muganga Divine, cyane cyane nkawe uri umutekinisiye muri ibi bintu hano turi kwigisha. Na yahe makosa umuntu uje gutanga ubutabazi bw'ibanze akwiriye kwirinda, kuko ushobora kuza uzinguje gutabara umuntu kubera ko udafite ubumenyi buhagije ukaba wanamwongerera ubumuga cyangwa uburwayi ukaba washyira ubuzima bwe mu kaga kurushaho. murakoze. Mbere na mbere igihe ugiye gutabara umuntu ubanza kumushyira mu mwanya mwiza ukwiriye, ahantu hamuha umutekano, hari umwuka, hatari abantu benshi. Cyo nicyo kintu tuba tugomba kwirinda cyane, abantu bashungera, kuko nabyo bimutuma abura umwuka, hanyuma ugasanga ikibazo yagize kirakomeye kurusha. Naho umuntu wagize ikibazo ikintu cya mbere abantu bakwiriye kwirinda ni ukumushungera, kuko wa mwuka we murawufunze n'uri kumugeraho neza.
icyo nicyo kintu cya mbere tuba tugomba kwirinda kubera ko nicyo kigaragara n'ahantu henshi ku mihanda ahantu hateraniye abantu benshi nk'uko babivugaga kibaho cyane. Ikindi ibintu byose uba uri bukore uba ugomba kubikorana isuku. Urugero nimba ari igisebe yagize yakomeretse ukakorana isuku ugakaraba, nimba ari amazi uri umushyireho ibipfuko bifite isuku kuko numushyiraho ibintu bifite umwanda biramwongerera indwara yakurizemo n'izindi infection zirenze kuzo yari buhakure. Ni ibintu byinshi bitewe n'ikibazo yagize tuba tugomba kwirinda bitewe na kondisiyo umurwayi afite. Nk'ibyo mukunze kubona cyane nihe mukunze kubona amapere y'abantu bakeneye ubutabazi bw'ibanze haba habaye iki? Ahantu hatandukanye ni mu mihanda. Ubu dukweye mu mihanda abantu mu majoro bagenda bagwa kubera kunywa cyane, naho akenshi duhura nabyo. Ibyinshi n'impanuka. None se umuntu ushaka dusubire kuri Safari, umuntu ushaka kugira ubumenyi kuri first aid trainings ku buryo agira ikintu cyatuma abasha gukuramira ubuzima bw'umwana we, ukuramira ubuzima bw'umukoresha we cyangwa umukozi we, ku buryo bari aweya y'ibyo byose yabigenza ate? Urakoze cyane. Ni ikibazo cyiza ngira ngo nta bantu badukurikiye bacyumve. Bishingiye kuri bimwe twavuze, amahugurwa, training. Ni ukuvuga ngo amahugurwa ari mu byiciro bitandukanye. Hari icyo bita BLS. BLS ni basic life support. Hakaba na advanced life support bita ALS. Ni advanced life support. Ariko tutagiye muri ibyo rimwe na rimwe bikorwa n'abaganga kugira ngo bamenye igihe bari kuri field icyo bagomba gukorera umurwayi, cyangwa bari ahantu habaye event barimo bareba abantu ibibazo bashobora guhura nabyo. Wenda twaza kuri cya kindi bita first aid, bwa butabazi bw'ibanze wahoze uvuga. Ubutabazi bw'ibanze rero ni ngombwa ko buri munyarwanda wese, ntabwo bivuga ngo first aid igenewe umuntu runaka. First aid igenewe buri muntu wese, haba ku bigo by'amashuri, haba ku mavuriro, haba mu nganda, haba mu masantere komerisiyare cyangwa se ahandi hakorerwa ubucuruzi, haba mu mazu yakira abantu benshi, mu nyubako zose, institution zose za leta, hagomba kuba umwe harimo abantu bageze wenda kuri 6 cyangwa 8 cyangwa 12 bize ubutabazi bwihuse, ku buryo bagomba no kumenya sinye bagomba gukoresha kugira ngo batabarize wa muntu ugize ikibazo icyo ari cyo cyose muri za nyubako. Rero buri muntu wese, umunyarwanda wese agomba gukora training yo kumenya bwa butabazi bwihuse, kuko ubutabazi bwihuse bufasha amagara y'umuntu wari ugiye kubura mu masegonda 15 gusa. Ariko iyo abonye bwa butabazi bwihuse, cyane ko baba bazi na sign cyangwa se uburyo bahamagara abashinzwe ubuvuzi, za ambulance aho ziri, noneho bakaza bakabasha gufata wa muntu bakamujyana kuri hospital iri oriented na wa muntu kubera ikibazo afite. Yego, urakoze cyane. Mukarendaje nkubaze impamvu watekereje kuza mu bintu birebana n'ubutabazi bwihuse. Ufite uburenganzira bwo kujya ahandi ushaka, ariko uravuga uti ndaza hano mu butabazi bwihuse kandi ndabikorera mu Rwanda. Reka ngaruke kuri muganga. Ni nk'ihe exercice wakereka abantu ku buryo umuntu akeneye kumenya, nk'ubumenyi watanga ku muntu runaka wabasha kuramira nk'ubuzima bw'umuntu? Hari abo mbona bagorwa n'icyo bita CPR. Ubundi CPR ni iki? Ubundi wayikora ute? Nk'umuntu agize n'icyo kibazo, abagize ikihe kibazo, wamutabarira ute ubuzima? Murakoze. Umuntu agize nk'ikibazo, muri kugenda mu nzira mu muhanda, yituye hasi, ni wowe uri hafi wenda n'abandi, ikintu uba ugomba gukora mbere na mbere ni kwa kundi umwanya wiwe
nk'uko bitubwiye abantu ntibashungere ukajya kure, abantu bakajya kure yiwe, mukaza uri umwe babiri se hafi yiwe. Hari pozisiyo ubanza kumushyiramo, urabanza wumve nimba ari guhumeka, wumve ko ahumeka ku mazuru, wenda ushyiraho nk'agatoki wumve kumwukuza. Hanyuma ibyo nibirangira wumva uko umutima utera washyize intoki hano gutya, iyo ushyize hano wumva umutsi utera, urabyumva ndakeka. Wumva ko umutima utera, ubwo icyo gihe iyo bitari ibyo byose utabyumvise, ntabwo wumvise hano umutima ntabwo uri kuwumva, nibwo uhita utangira gukora CPR. CPR ni igikorwa umuntu akora kigendera kuri ritime y'umutima. ubwo iyo wumvishe ko hano ku mazuru hano umwuka uri gusohoka abakiri muzima, ukumva n'umutima uratera hano abakiri muzima, ubwo iyo CPR iza igihe ibyo utabyumvise. iyo ushyizeho ntubyumve, ubwo uwo muntu aba akeneye CPR. Kuko umutima ntutera n'aha ngaha ntabwo wumva umwuka. Bigaragaza ko umutima ntabwo uri gutera hano, n'umwuka ntabwo uri kugerayo ku mutima no ku wenda no mu zindi organe z'umubiri. Icyo gihe nibyo ukora CPR, ni chest compression. Ufata umuryamisha agaramye, hanyuma ukajya ukompresinga ku gituza cyiwe, cyane ujya cyane, hanyuma ubikora gatatu, warangiza ugahuha mu kanwa kiyo wafunze amazuru. Ubikora nk'inshuro 3. Ubwo icyo gihe ubabwiye wenda nka mugenzi wawe, hamagara ambulance ibiza. Ubwo ibyo ni byo ubutabazi bw'ibanze uri gukora kugira ngo muramire ubuzima. Icyo gihe ubikoze amahirwe menshi aragaruka, kubera ko ntari bari rarenga. Ariko ubwo bitabikoze udafite ubwo bumenyi mu kutabikora, aba yagenda akagenda nyine akagucika, kuko ugiye kuri ritime y'umutima ushobora gusanga byarangiye. Ubwo icyo gihe iyo wumvise agarutse, nibwo umushyira muri pozisiyo ukamuryamisha ku rubavu. ubumenyi bwo gutabara byihuse ni ubumenyi bukenewe cyane ahantu hose aho tugenda tuzahura nabo. Uzahura n'umuntu wenda wahiye, ubwo ushobora gufata agacupa k'amazi ukamumenaho mbere y'uko umujyana kwa muganga, wenda n'izo infection zitaramugeraho nyinshi cyane, ubushye butaragera kure ku ruhu cyane. Ni ibintu tuba dukeneye mu rugo, duhura n'impanuka uri buhata ukitema. Ugomba kumenya uburyo bwo kwitunganya mu buryo bukurikije amategeko. Hanyuma sasa kuri iki ngiki ko bigaragara ko ubumenyi bw'ibanze mu gutabara ubuzima bw'abantu ari ikintu cy'ingenzi, kuki turi kubona abantu bari kugenda bigura intege mu gushaka buno bumenyi? Urakoze cyane. Mu by'ukuri hariho ibintu iyo bitarashyirwa mu itegeko, buriya bavuga ikintu cyose uzumva bavuga ngo aya ni amabwiriza, nta gihano gifatwa aho cya kintu kitari. Icyo gihe abantu bafata ibintu mu buryo bworoheje. Ariko iyo ikintu cyashyiriweho itegeko, icyo gihe abantu baravuga cyane. Icyo nabonye abanyafurika muri rusange bakora ikintu kubera ngo gutinya ijisho. Ntabwo bakora ikintu ku buryo bumva ko icyo kintu gifitiye abenegihugu akamaro, ahubwo bagikora kugira ngo bataza guhanwa. Ni ukuvuga rero ngo igihugu cyacu ntabwo ari ko bimeze. Igihugu cyacu ni igihugu kigendera ku mategeko, ni igihugu gifite ingamba, ni igihugu kirimo kigendera ku iterambere ryihuse, ku buryo turimo tugendana na tekinoloji. ngira ngo ejo bundi ubwo abadepite barahiraga na premier ministre arahira, hari ijambo perezida wa repubulika yavuze. Buriya buri gihe
ijambo rya perezida wa repubulika riranyubaka cyane rikampa no kugira ngo mpinduke mu mitekerereze nari mfite. Yaravuze ati inshingano mwarazikoze, mwaramperekeje mperekeza muri kampeni irangira neza, murantora n'amajwi menshi cyane, ndabibashimiye. Ubu rero igisigaye ni gukora cyane kugira ngo za nshingano mwampaye nzabashe kuzigeraho. Nicyo yashakaga kuvuga. yego yego. Ni ukuvuga rero ngo hari byinshi bigiye guhinduka, na ya myumvire igiye guhinduka. Yego. Abantu bumve ko bagomba gukorera hamwe, inzego ku nzego, haba muri private sector, haba mu nzego za leta, tugakorera hamwe, tugashyira hamwe kugira ngo tubashe kugera ku za nshingano twashinze umuyobozi w'ikirenga ariwe perezida wa repubulika. Yes. So ibwo rero ni ukuvuga ngo na bya bindi twavugaga bigomba gufatirwa ingamba, abantu bakumva ko buri muntu wese afite uruhare muri institution ahagarariye kugira ngo bya bintu byose twavuze, ibyo bitabazi bwihuse. Kuko nanjye ndumva byaba ari akaga kuba ufite inzu irimo abantu 30-40, nta gikoresho na kimwe ufite cyaramira ubuzima, nta n'umuntu n'umwe ufite ubumenyi bwo kuba yaramira ubuzima. Netereza ko uba wicaye ku gisaso cya kirimbuzi. Tukiri aho reka mbabwire ikintu, ngira ngo ejo bundi mwabonye Minisitiri Sabin Minisante arimo yerekana imbangukiragutabara babashije kugura kugira ngo amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda abashe kugira ati gutabarwa. Iriya ni urugero rwiza cyane. Murabizi twanyuze mu bintu byinshi cyane bikomeye, kandi iyo ureba aho igihugu kigeze uyu munsi wavuga uti wawe koko iki gihugu gifite umurongo, gifite abayobozi bareberera abaturage. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ziriya ambulance zose baguze ni ukugira ngo cya cyuho cyari kiri ahantu hamwe na hamwe kigende kivaho. Ni ukuvuga ngo rero natwe rero private sector dufite uruhare runini mu kubaka igihugu cyacu. Private sector mukorana mute n'inzego z'ubuzima, dore ko mwese muri gahunda yo gutanga ubuzima? Urakoze cyane. Buriya inzego zose ziruzuzanya, kandi ngira ngo nk'uko nabibabwiye, ngira ngo ubushize ubwo mwazaga muri expo n'ibyo twaganiriye ndashaka kubigarukaho kugira ngo ako turi kugenda tugana ku busozo dusigaje iminota mike. Urambaje uti inzego za leta zikorana gute n'inzego z'abikorera ku giti cyabo? Inzego zose ziruzuzanya, kuko hatari private sector ntabwo habaho inzego za leta. Inzego za leta zidahari ntabwo habaho private sector. Ni ukuvuga ngo twese turafashanya mu kurengera cyangwa gukorera igihugu mu kugira ngo dukomeze dusigasire bya bindi byagezweho. Hanyuma ikibazo wenda cya nyuma tugana ku musozo, hari ibikorwa byinshi ufite uburenganzira bwo gukora, hari ahantu henshi ufite uburenganzira bwo kuba wavuga ati ndashaka kujya muri ibi ngibi. Ni iyihe mpamvu ituma ibikorwa byawe ubikorera hano mu Rwanda? Ni iyihe mpamvu mu byo ukorera mu Rwanda wahisemo ubuzima? Motifu ni iyihe? Urakoze cyane. Uti kubera iki wahisemo gukorera ibikorwa byawe mu Rwanda? Nk'uko nabigarutseho ubushize, nta gihugu cyiza ku isi cyo gukoreramo
nk'u Rwanda. yego Ikindi cya kabiri, ubwo nari uti kubera iki wahisemo gukora ibintu bijyanye n'ubuzima? Burya buri gihe iyo umuntu akora ikintu yize kandi akunda gutabara abantu, ko ngewe nkunda gutabara abantu, ni field yanjye, ni field nakozemo haba mu mahanga nk'uko nabibabwiye, ni field yanjye nayikozemo, bifitemo ubunararibonye ku buryo numva contribution yanjye ari ugufasha abanyarwanda mu buryo bwo kubihutisha kubajyana kwa muganga cyangwa se kubaha serivisi z'ubutabazi bwihuse. hanyuma kwihutisha twari twanaganira n'ubushize, abantu bashaka kubafasha bakubona bate? Urakoze cyane, ngira ngo nk'uko mubizi Sasa Group Rwanda Limited ikorera ku Muhima ahahoze Rwanda Revenue Authority. Ya mahugurwa yose twavuze Muratanga? turayatanga. Dufite abantu babihuguriwemo, dufite abaganga, dufite abantu bose mu nzego zose, yewe uretse n'umuvuzi. Dutanga n'amahugurwa yo kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro no gutanga ubutabazi bwihuse. Yego Safa, urakoze cyane, reka ngushimire n'impamo y'Imana wagize neza kubana natwe mu kiganiro uyu munsi, kandi twizere ko ubumenyi n'ubunararibonye dusangije hari abo buri bufashe kuba bagira abo baramirira ubuzima. Nkeka ko nanjye ndabashimiye cyane kuko iki kiganiro dukoze ni ikiganiro cyiza gifasha abanyarwanda ku buryo bwo gusobanukirwa neza uburyo bw'ubutabazi bwihuse. Ndabashimiye cyane kuko iyi ni contribution nziza ku gihugu cyacu, ni contribution nziza mu gufasha ya gahunda ya Perezida wa Repubulika kugira ngo tugeze ku Rwanda rwiza twifuza. Murakoze cyane Safari, kamushimire cyane muganga Divine Uwizeye, ni ukuri ubumenyi duhaye ni ubumenyi bwiza. Iyo CPR abantu babyumve ko bafite nabo uko baramira ubuzima bw'umuntu, n'ukuri wagize neza cyane. Murakoze namwe. Ikindi nabwira urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange ni ukwita ku buzima bwabo, umuntu ku giti cyiwe akagira umurongo agenderaho, discipline agenderaho ku mirire, kuri siporo, nabyo birafasha mu buzima busanzwe. Mwakoze cyane. Murakoze cyane, mwakoze cyane kwitabira ubutumire mureke